Inshuti n'abavandimwe benshi bamuzi ku mazina ya Kanyombya. Amazina Kanyombya niyo yatukiyeho kuri sinema, benshi niko bamuzi. Uyu mugabo yari icyamamare, yari indashyikirwa, yari umugabo mwiza cyane ubereye urugo kandi ukina filime. Mwari mumuzi kenshi kuri Kanyombya, akina filime zisekeje cyane, yagaragaye mu mafilime menshi cyane, za Kagarara, Kagariki, zose amafilime yakinnye. Gusa ku itariki 8/8/2025 mu gitondo iyo tugutse tubona inkuru mbi ivuga ko Kanyombya yitabye Imana, gusa ni inkuru y'agahinda, umubabaro kenshi cyane ku nshuti ze n'abavandimwe n'abafana bamukundaga. Gusa uno muhungu nako uno mugabo byananiye no kubivuga, yitahiye asize umuhungu umwe. Gusa uwo muhungu ntakina filime, akina sinema. Muramuzi bamwita Soroba. Soroba akunda gukina filime nyinshi cyane, harimo comedy, amafilime ya Holly movie action, harimo akunda gukina mitutu cyane. Gusa Kanyombya twakoze atashye azize iki? Kanyombya ni ibintu birebire, aho bavuga ko muri cyaro arwaye mu bitaro by'i Faisal hano i Kigali, arwaye indwara y'umutima cyane, aho yakunze kumuzahaza, ari nayo itumye hari bavuga ko imutangiye. Gusa twavuga ngo Imana imuhe urugo ridashira kandi duhora